Hello my people, nkuko mubibona ni TG Large Creative, ni Honorable from TG Large Creative. Tugarutse tubazaniye amakuru noneho aryoshe ameze neza cyane. Noneho ahangaho muraza kwemera, I think muraza kubona yuko tubakurikirana gatanu kandi tubagezaho ibyiza mugomba. Turikira tukavuga ati ukuri ibyiza natwe tukabashakira aho biherereye tukabahuza nabyo. Kuvuga ngo hano dutangiye nuko mubona twabageje kuri website ya WAAW Foundation. Ushobora kwibaza ngo WAAW Foundation ni iki? Ese niye mpamvu tuyibabwiye, ni bande ireba? Ibyo byose muraza kubibona hehe muri no video turimo turafata akakanya. So reka dutangire WAAW Foundation 2025-2026 Undergraduate Scholarship. Direct leta wumva nyine kari scholarship, nta bindi hano ugomba kumva. Scholarship sasa rero twagiye muri academic. Uko mubibona hano ni scholarship application iri buze kuba yakopeninga soon. No kuvuga ngo akakanya ndimo mfata ino video, application ntabwo irafungura ariko harabura akanya gatoya cyane kuko ubu ngubu turi ku tariki 30 z'ukwezi kwa 10, ariko application iri buze kuza kuba yafungura vuba, ntabwo iza kurenza tariki 31 z'ukwezi kwa 10. WAAW Foundation Scholarship empowers younger African women studying in the STEM field to achieve academic and leadership excellence. Iyi scholarship sasa rero ireba bande. No kuvanga ino scholarship irafocusinga cyane ku empowering the younger women in Africa, ku bantu b'abakobwa rwose. Ano mahirwe ntabacike, mukibona ino video muhite mubigerageza, naho wabona bitaribuze ukunda uze guhita udukontakta turebe uburyo tugufasha byihuse kugira ngo aya mahirwe yagerageze urebe ko nawe inzozi zawe zaba impamo. WAAW Foundation 2025-2026 Undergraduate Scholarship. Let us see in detail how the scholarship is. Application will open tomorrow. Bro, be ready. Tomorrow on 31 October 2025. Murabibona ko ariyo tariki scholarship izafunguriraho. Okay. Noneho ino scholarship reka kugira ngo tutaza gutinda, reka tugerageze mu ncamake. Uri no kuvuga ngo bavuze WAAW Foundation uhita wumva iki? Ni ikibazo cyane. Kuvuga ngo WAAW mu magambo yuzuye turavuga ngo WAAW, ubu ni kuvuga ngo ino scholarship yo ifokasinga ku bantu cyane, ku bakobwa cyane. Kuvuga ngo WAAW ni working to advance STEM education for African women. Sinzi niba mubyumvise neza. Working to advance STEM education for African women. Direct data wumva ngo STEM, ubwo ngubwo niyo twahise tugira iki tujyamo. Niba vuga STEM uzajya uhita wumva science, technology, engineering and mathematics. Iyo niyo STEM. Ubwo no kuvuga ngo abakobwa cyangwa abagore biga ibintu bya science, technology, engineering and mathematics muri izo field atari kuvanga engineering. You are encouraged to apply this opportunity. Never miss this opportunity. Maybe it is what is going to link your goals into realities. Hano ino ni ibihugu bitandukanye, ako ushobora kuba wibaza ngo WAAW mbese ikorera hehe, bwayifonda ryari, igamije iki? Just know that it is non-profit institution or government, no organization. It is just like it is NGO. So let us go into what about this scholarship. A WAAW Foundation scholarship requires younger African women in the STEM by providing financial assistance, mentorship and leadership training. Ubwo hano uhita ubyumva neza, yo ifokasinga kuri b'abakobwa barimo bariga ku ma colleges, ubwo nuvuga mu universities, especially umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, kuri bantu bashobora kuba biga imyaka 5 ako kaburi uri enrolled in Bachelor program. Wemerewe kuba wakora iki? Wapplyinga ino scholarship. No kuvuga ngo sasa rero iyo bagufashe bigenda. Each selected scholar receive $500 award.
or in local currency equivalence, and gains access to mentorship, professional growth opportunity, and community impact programs through WAAW's outreach initiative and campus STEM chapters. Sasa rero hano niho ibintu bibera uburyohe, umva ba bro no ba sister, hano ibintu niho bibera uburyohe. Ni ukuvuga ngo iyo ubaye selected, ugize amahirwe yo kuba selected, baguhereza amafaranga angana n'amadolari 500. Hano urumva ko ntabwo abura kujya mu bihumbi 800 gutyo mu mafaranga y'u Rwanda. Ukaba ufite access kuri mentorship, professional growth opportunity, community impact programs through WAAW's outreach initiative and campus STEM chapters. Sinzi niba hari ikitumvikana dushobora kuba twasubira inyuma turebaho. Noneho ni ukuvuga ngo hano dukomeza tureba WAAW ubundi ni gute ibintu biba byifashe kugira bisobanukirwe neza. Okay, hano watch profile scholarship document. Hano ushobora kuba wahareba ino ni link nyine, ushobora kuba wahajya ukareba document to see how you commit to contribute to expand to the community across Africa, and you are wondering what success look like. Sasa rero tugeze kuri eligibility criteria. Eligibility criteria tugiye kureba umuntu wemerewe gukora application agomba kuba yujuje ibiki bisabwa, ni icyo agomba kuba afite, ese asabwa iki, ya uruhare rwawe ni uruhe. Icya mbere, be a female student of African origin living and studying in Africa. Hano ugomba kuba uri umunyafurika waravukiye muri Afrika, uba muri Afrika, kandi nanone ariho ukomereje amasomo yawe. Ibi ngibi birumvikana. Be enrolled in a bachelor's program in STEM-related field. Hano ugomba kuba urimo kwiga, yes, bachelor program cyangwa se A0 in STEM field. STEM twabonye ari science, technology, engineering and mathematics related field. Urumva? Noneho ngo be in your first year, second year or third year for 5 years program. Hano niba wenda for example wiga pharmacy, maybe I think in University of Rwanda they study about 5 years. You are eligible to apply if you are in year 1, year 2 or year 3. Yes, and if you are female. This is very clear and I think everyone can understand. Icya gatatu, icya kane, demonstrate academic excellence and financial need. Hano ugomba kuba utsinda neza nyine, waratsinze neza. Ubwo birumvikana kuba mu wa mbere bo batarafata nk'amanota, no si ngombwa cyane, ariko ubwo niba hari amanota wafashe ugomba kuba ugaragaza ko wagize iki, wayatsinze, kandi ukaba ukeneye ubwo bufasha, koko ubufasha bigaragaza yuko ubukeneye. Yes, show commitment to community leadership and volunteering. Hano ugomba kuba winvolvinga muri volunteering activities no muri community leadership. Ubwo birumvikana hano akantu waba uyoboye muri community, uri chef wa class representative n'ibindi, kano kantu kaba gakonta cyane. Sasa rero icya nyuma, you have to be under 32 age. Be under the age of 32. Birumvikana cyane gose ibintu muze kubigerageza. So hano kuri eligible field ariho tuza no gusoreza. The applicant who are welcomed in STEM and STEM-related programs including engineering or field. For example, in College of Science and Technology, KIST, there is a main field of engineering. Those female who are there, they can apply this opportunity there for you. Even LRPs and everywhere where you can find engineering fields, you can apply this opportunity. Computer science and information technology, mathematics, statistics and physics, environmental and the agriculture science, biochemistry, pharmacy and biomedical science. Those are fields that
you can apply in WAAW Foundation Scholarship if you are currently enrolled in. Here please note that core medical programs. I don't know if you can write it this way. Core medical programs. Example: medicine, surgery, nursing, and optometry. Business, social science, and humanities are not eligible. Ni ukuvuga ngo STEM ibi ngibi tuvuze hano hasi babikuye core medical programs harimo medicine, surgery, nursing, business, social science, and humanities are not eligible. Ni ukuvuga ngo uramutse uri enrolled in nursing, medicine, n'izindi faculty tuvuze hasi ntabwo wemerewe gukora applications. Okay, ndumva amakuru y'ingenzi yararimo hano tuyabahaye, kandi ushobora kuza kuba yakenera ibindi bisobanuro yatwandikira muri comment ati be clear on this, tuzaza tubibasobanurire neza nta kibazo. Noneho online applications are going to application beginning October 2025. Applicant outreach window will not be on. Ubwo kuvuga ngo uramutse usubmitize application yawe wararengeje igihe icyo bazitwika ntabwo ushobora kuza kuba considered. Noneho shortlisted prepare for your essay. You will need to share your career goal and how scholarship will help you to achieve them. Ubwo nukuvuga ngo hano hari intego ufite muri academic yawe, muri career yawe wa joininze. Sasa rero ugomba kwandika essay ukavuga ubundi nukuvuga ngo scholarship izagufasha iki, ni gute izagufasha sasa rero kugira ngo ugere kuri za nzozi zawe, sibyo byumvikana. Noneho hazakorwa na interview kuri shortlisted candidates, bazabatumira muri interview and submit to reference letter and current transcript. Ubwo ni ukuvuga ngo hano ugomba azaza kubaho amareta abiri abari reference letter nyine. Ni ukuvuga ngo ugomba kufite kubana bakuzi kugira icyo bakanikomanda amareta abiri azabakenera. Yes. Noneho aho bazaba bahaye scholarship finally bazagira iki, bazabamenyesha. Ubwo kuvuga ngo niyo makuru twari tubafitiye. Ndumva ibyinshi by'ingenzi tubivuze, mukomeze muvuge neza, kandi abaza kugerageza muzagira amahirwe masa. Ushaka kugera kuri ino scholarship ntabirenze, wandika WAAW Foundation Scholarship, ubundi ukomeze kurikize amabwiriza uze kuyigeraho neza. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi amahirwe masa.